Nani so? Gwino hano. Ariko umuntu azajya wakatora leta. Nimurangiza muze mwimukubitamo ngo muri abayobozi. Muri abayobozi nyabaki. Wa mushenzi hano handitse ko ugomba kunyama wenyine. None iturate ni yawe. Siyange ariko niba tazafunguye mbaneberewe kunyama. Sawa. Nzayakorera kwa ministry. Bamaze. Rero se yuzu ugasanga ibyangombwa birahangaha. Ukinjira ukaza udakomanze wanyene imbaho. Bora uko toilette ari yawe. Neze ko atoberuka hose zabangahe ahangaha iyo babyiba. Reba ukuntu bigize. Ko nabisize bisa neza. Sinabisize bisa neza. Baba we usikona rininderemwa ribarura ry'umunsi no kumurara ari njyangugera umuntu akabarura kujyana ari kumanywa yihanga umuntu yari yinereye ubuse yusanga ntago bubatse toilette hano muri ibi bigori none ari kubigenda gute baho nka Kangomezi barura ndikoni byo kwinera byo byari binkozeho da abwima sinishoboreke seko nibagiwe ahubwo narinje ko Rwanda ahubwo ngiye ko amacari kandebe ye baba we Wait, shut. Yeah, wait, shut. Wait, shut. Wait. Yeah, wait, shut. Yeah, uri mu biki? Uri gukora cyangwa? Yakubaza uri gukora kimanga? Arasa. Kandi ukora imyaka yawe. Imyaka kariya katoto ko nyizi imyaka yabaye. Yarakubeshya. Yarambeshya. Ahubwo bansuhuze. Yarambeshaga mu biki? Komera cyane yego. Yarakoze ngo igisambo ni. Aha hose ni mwe narahabaruye naho hose ni mwe narahabaruye. Mwese basigaye baza kugira inama umuntu kuntu azajya hinga imyaka ye bagakaba n'ubutaka. Nonese ko nzi ko muwa barigiriya inahangana warahaguze. Hanano nawe narahaguze. Wahaguze nawe. Sinike naraziguze. Wahaguze none? Nahaguze nawe mugabo bita Macati. Kubera ko nahabaruye inkahabarura katoto. Tugende je kugwera igiriya muwa wariho njya kukubarurira ahangaha tuzabyigaho nyuma. Urukumva? Iyo toilette ni yawe. Ninjye wayubatse. Uru rugi ko rwari ruvuyeho rwari runguye hejuru. Ahubwo urunguru nyine bazazana umuganda barusubize. Barusubizaho. Nari nguyemo dore ngezemo gucye numva ngiye kwinera ukuntu angize gucya akaguru kagwa mwakuramo. Ahubwo bira biti ni imivumu natemye pfa gufasha. None warupfuye da. Bamushenze wagiye gushyira imivumu wumvaga ko ninza kubarura nzanya he. None unjewe wari waneguje kuzaza. Icyo nicyo kibazo nanone. Urukumva? Ubu ngubu mu manota nandi guhereza abantu uri kubarura nkuhaye abiri. Narubatse toilette. Nese ko warubatse toilette nkaba naringuyemo ubwo ngubwo wavuga ngo wubatse ibi. Iyitaha.
nari kunya munsi y'umukingo ariko nagire ngo wari kubingangisha ubuze munsi y'umukingo sinari kugwamo none muri toilette naringuye muzika ariko nago waguyemo akaguru kagiye kageramo nuko uvuye mute nuko nabaye muremure aba dore aka kari kasigaye hanze aka karagera nk'aharigemo gutya karakomejemo imbere uyu mugabo ni gatikira navuga ngo naringuye muri toilette mukuye habiri nani iso habiri yo kubaka toilette zitagira ibikingo hari uko hari no kubihari idahari kuko ubu naringuyemo gusa hari kugenda nkabwira gitifu ngo nari ndi kubarura ngo maye ngo nuko ngeze muri toilette y'umuturage ngo nuko mitangandagiramo ngo mitangwamo ngo nari kugenda ngabivuga nari kubitanga muri raporo sivyo ngibyo ahubwo uzamvuganire baze bashireho ibindi biti cyangwa basaba bateremo agasima naho ubundi je nakoze uko numva ashoboye tugende uje kunyereka ibindi bigwaro byawe ngo barure ariko nibi ngibi nabyo nibi ngibi urabibarura kuko uyu murima nawo uguze amafaranga yanjye udahanguza ibigori by'abandi ahubwo rekuza by'abandi bande kandi ari ibyanjye hano nahabaruye katoto yarakubeshye yarambeshye yarakubeshye nabwo ati ibigori binini ko nera mvuga ngo nazabikoreba ibyo n'ibyanjye byo nzotsa nk'umuntu nk'umukarani bibarura ahubwo ubu ngubu ibi niyo wabireka ko n'ubundi nta birimo ibi narabibaruye n'ibyanjye ngo nyine hambarurire ndakwereka nandano nzaguha agatarasi imirima ndayifite ni myinshi cyane keretse muhamagaye nkamubwira tukagutsibaho nkamutsibaho nibwo byakunda mutsibaho aba burumbo aka ni akarengane kuko buriya mu bintu bijyanye n'ibarura aricyo twita demonstration nyine aba ari ikintu cyo kwigaragambya kw'abaturage ba nyiri ibigori demonstration in development of ibigori ibintu bijyanye n'ibindi ngibyo nyine nibyo bijyana n'ibigori ibyo bigahurira hehe no kumuguza umurima wanjye nibyo ngo witonde marure wowe ibindi by'ihoreze muzabivuga nanjye nakwema ibigori byanjye ibi binini byose ni ibyanjye kano gati n'ibindi birara hepfo tugenda havuye kunyereka ibyigiriya turebe uko bimeze tugende ibindi byo ariko buriya wowe uzi ko nize mu Burusiya mu Burusiya bwahe mu Burusiya bwo kwa Vladimir Putin koranga niga kwa Putin ibintu byose ndiga ndaminuza kuri HDD y'amazi byose ndaminuza tugende ntabwo bimenya uri kunuka wa kigabo ntabwo wize tugende mwere umugabo ni gati kimwe kabyara ntabwo wize tugende zinyike zose nizanye kugenda ukagenda ingiriya yewe we urahinga ndakubwira wenda wumva mbikubwira ukagira ngo ndi kukubeshya turagenda turacyagenda rero ibintu byo kukatakata mu bigori ndabirambiwe ibindi tujye kubarurira mu rugo iwawe nta kibazo sibyo nta kibazo pe ngasunika ngo yongera tugiye ko barashaka ayo we wazana nguzamure nawe sha ayo nugasitare mwana we ayo we ngaho baye tujye mu rugo ayo we ngaba we ahubwo se ariko ni kindi twicara mu barure turi hano nta kibazo aha nari bakugiye kubarura ibintu wabonye ngiye kubarura ibyo nabonye shati kubarura ibyo wabonye guca muri ibigori byawe ni hanini urabibonye nawe amaye kaga terasi nakwemereye aha ngaho ndahaga ibigori paka pe ibinini byose nagiye mbonamo byose ni ibyanjye wabijya se ukabimaraho humura hari n'ahandi mu gacamo ajya mu mazina witwa nitwa Machari Veniste Machari Veniste sinya nako aba turi kubarura basinyisha iki sinyanga iyi ni sinyamwa amaye niyo bazajya n'imimbano kana kumwongereye ufite abagore bangahe batatu ariko nasezeranye na babiri gusa amaye kurinda mwa ibyo nibyo kuba umugabo yewe we gushaka abagore batatu niko kuba umugabo cyane imitungo ndayifite ufite abana bangahe ubwo ngubwo batandatu ufite inka zingahe inka se
ebyiri n'igice. Ebyiri n'igice gusa. Harimo n'akanyana. Akanyana se ni igice cyangwa niba yuzuye ubwo ni 3. Nanze ngo ni igice. Ubwo ni 3. Aya. Noneho hano rero. Hano baravuga ngo urumva hari ingwara bita kirabiranya. Ifata imibyare. Kirabiranya ifata imibyare. Iriza igitoki kigahe kitari cyaje. Nyango ni ingwara bita kirabiranya ifata imibyare. Nyango umubyare kuragenda gukuma n'igitoki kigata gishya. Cyane biterwa no kuba ingwa yarakubize bikiri mu gitondo none ibyo bitoki bigata byuma. Uri kuyumva? Iyo ngwara rero muri iyi minsi bitewe n'ukuntu ikirere na development yacyo byahindutse, iyo ngwara yimukiye mu bigori. Niyo mpamvu hari ibigori byawagiye ubona ngibi se. Dore nka buki bayita kirabiranya rero. Iyi ni kirabiranya mu bigori. None se muyobozi umuntu yakora yabigenza ute buriya? Tuzaguha umuti uducupa 3. Kandi ariko nazanama muzazibuka. Bwe nazahumura tuzaziguha ubwo narinzi bagiwe nazo dore nga reka mbivure nazo tuzazibuka. Ibi rero birarangiye. None rero ikindi rero urumva. Rero uri kubona twaturutse kare turi kubarura. Turabarura ye. Tumaze kubarura ahantu hose buriya ku murenge ntabwo twariye. Umurenge nawo twariye. Buriya ku murenge ntabwo bateka. None ntabwo muhembwa. Uya turahembwa nyine ko ntabwo baduhembye umuntu. Twatangiye kubarura kare mu gitondo. Twaherefira tubarura, turazamuka turabarura ahantu hose turabarura. Ntabwo twariye rero, ntabwo watetse. Uteka se? Umugore se twagiye waba ko namwirukanye wa mbere. None ubwo najyaga he kuyanze kubarura umuntu udateka rero buriya rero ureba izazigeze ubwo wumvaga ndi guca muri ibigori byose. Tugiye guca ibigori. Duhengeka agasafiri ahantu. Turebe ukuntu twigeze. Ahubwo reka nkwereke kumva ngiye kuba wowe amafaranga nawe mbikana n'ingiri kubarura. Wowe genda ugure kawunga. None numara kugura kawunga ukumva ugende ushyushye amazi nanjye ndaje noneho ngiye kubona ku muhanda amazi ndebe ukuntu nasokongera akantu mveyo nishe icyaka sanga bihiye bundi cyangwa uri gukora kawunga nyine ntugahishe naraza. None ubwo ngende bwo ngukire naho unetse ko ndi kujya gufungurira ndi kukubwira ngo ugiye kunguka kandi uri mu kazi kawe wowe wumva ibyo nkubwiye cyangwa se ngewe none uneze n'umujinya mite fata ibiro bigoro byo byose mite bibarura ku bandi bahita babitwara. Oya nanone muyobozi cyo rero njye kugura kawunga uzaruteke ibindi byo turavugana mu kanya kawunga ngiye kubwira na Katoto nawe ashaka kuntu yabigenza azane twongeranye tujye duhage kugira nzatanga raporo ku murenge yuzuye. Uri umuyobozi winda oya uri umuyobozi mukuru narengiza ubwo reka ce hano cyangwa ngiye kugenda nawe ca ngiye kureba na Katoto mubwira ko tugusize utetse noneho turaje. Bye tuzahurirayo twaba dufite n'akantu k'agasururu tugasoma cyane mfitemo igihumbi ndakagura nkazane sawa ariko nawe uteke ariko nukora kawunga naraza nyine ndibuze kukwereka ukuntu bagakora uri busange ndi gushyushya amazi cyangwa ndaje mu kanya cyane ugezeyo yego kambanze nongere njye muri toilette yacyo shaho kumva ashaka kunyana none ahubwo kandi uguruke njye nsaba kitaza kunkurikira. Si bya mukara niwe barura kamanze nikoreye byo ngo ariko umuntu azajya wakatora leta nimurangiza muze mwimukubitamo ngo muri abayobozi
muri abayobozi nyabaki wamushenzi hano handitse ko ari ugomba kunyamo wenyine none iturate ni iyawe si iyanjye ariko niba asaza hafunguye mba nemerewe kunyamo sawa nzayakorera kwa minisitiri bamaze rero se yuze ugasanga ibyangombwa biri ahangaha ukinjira ukaza udakomanze wanyoneye imbaho ngo uko tuwareta ari iyawe neza ko watobora ukaba wasize ahangaha iyo babyiba reba ukuntu bigize ko nabisize bisa neza sinabisize bisa neza mereza n'amakaramu yanjye ariko tuzagera nayo hehe ubwo ibyo twari twapanze biranapfuye iki hagira icyo wihindura na kimwe rero amigende ubwo uraza umuntu yibereye muri toilette nta gukomanga ukaba urinjiye